kora CapCut iraza kudufasha ukuntu twakora cover, noneho logo yoho turayikora dukoresheje icyo bita canva.com. Niba uri mushyashya kuri uno muyoboro wacu wa YouTube, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ugikomeza kubona video nyinshi zitandukanye. Njyewe hari benshi mudukurikira kuri uno muyoboro wacu wa YouTube. Niba uri mushyashya ndagusabye ngo kora sub, ufungure inzogera kandi like kugira ngo izi video zibashe kugera kuri benshi. Ibyo twagezeho turabikesha wowe twakiriye wa muntu mushyashya kuri uno muyoboro wacu. Namwe dusanze twari dufite, turakomeza kubashimira icyizere mudahwema kutugirira. Aka kanya tugiye kubereka ukuntu wakora logo kanga cover kugira ngo video yawe ibashe kongera kwiyongera. Bizatuma yiyongera mu basabo bayireba, itume yiyongera ku bantu bazayireba, ndetse inarusheho gukundwa, kuko video ikundwa kuri YouTube bitewe n'uko abantu bari kuyireba. Ndetse n'iyo logo igufasha mu gihe cyagiye channel yawe yibwe, kuba wabasha kuvuga ati ino logo barayizi kari iyanjye. Ujya ubona nka bano ba Nyagiso bose batangiza Nyagiso Comedy, ukibaza arihe bituruka, bari kugira ngo izina ryabo ryamamare kandi hatazagira umuntu ubibeshya. Mbere na mbere urita kuri ibyo, uzi hano ngaha kuri new project, hano ngaha urahakanda. Ukiyakanda barakuzana hano, ariko twige kuko tudashaka kujyaho turaza hano ngaha mu mafoto. Tukiza hano mu mafoto biraterwa na logo tugiye gukora iyo ariyo. Ni urugero, niba tugiye gukora logo, iyo logo akaba ariyo gushaka kwereka abantu ibintu bitandukanye. Twege tugiye gukora logo bitewe. Mbere na mbere urabanza ujye muri Chrome yawe, udownloadinge ibyo bintu byose bijyanye n'ako ngako. Abatabizi reka ndaje mbibereke namwe. Reka mbaze nshake ibara riza guhura byibura. Mbere na mbere urabanza ujye muri Chrome wandikemo iri bara white nyine, usacinge kuri foto, urayita uri downloading. Abenshi tumaze kubana ndakeka mubizi. Urayifungura gutya ukanda hano kuri ads, ndakeka benshi bamaze kubimenya, ariko urakanda hano ku ma ads wading. Ucyadinga barahita bakuzana hehe hano. Niba kuzana hano ngaho, ikintu uri bukore cyambere, niba utazi CapCut, ndagusaba ngo ugende urebe kuri ino channel yacu yi YouTube. Hariho ukuntu wakiga gukoresha CapCut nawe ugatangira guhembwa. Ndabizi nkorana n'abantu benshi badafite telefoni, ariko wabasha nawe kubimenya nawe ukamenya icyo wakora. Urahita uza hano ngaha, urahita uza hano ngaha kuri aha relation. Hano ngaha batari kuhabona, hari benshi bambwira ngo ntibahabona, reka njye mpabereka neza nimwe nkorera. Urahita uza hano ngaha, aha wahabonye uhakande. Ukiyakanda baraguhitishamo ubu bwoko, abenshi nirabo basobanura, ariko reka nongere mbo basobanurire. Hano ngaha ni kuri TikTok, hano ni video zo kuri TikTok, hano nizo kuri YouTube. YouTube ni 16/9, utazibeshya. Haba harimo n'ubundi bwoko bugiye butandukanye, ariko twebwe ubwo dushaka gukoresha ni ubu ngubu. Haba hari n'ubundi bwoko bugiye butandukanye, aho kuko dushaka gukoresha akarubo bwa YouTube turabukandaho. Tukibukandaho tuze dukanda hano ku kavi, turahita tuza dukirikeho hano ngaha. Hano ngaha turakirikaho hamere nk'ahatse, urahita ubibona ko hatse gutya. Urahita ufata amaboko yawe abiri hano ngaha, urahita ufata amaboko yawe abiri hano n'aha ngaha, wuzuzemo aha ngaha. Akimara kuzura urahita uza ukupe hano, urasumira nk'usubiye inyuma, uhita uscrollinga uze hano ngaha kuri overlay. Benshi mukomeze kutubana natwe mudukurikira. Niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, n'iki cyatuma udakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona video nk'izi ngizi zagufasha ko wakora video nawe ukaba wagira kure. Natwe dushyigikire. Niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, ndagusaba kudushyigikira kandi subscribe kugira ngo ukomeze kubona video nyinshi zitandukanye. Twakomeje, urahita uza hano ngaha kuri add overlay uhakande. Ukiyakanda bahita bakugarura hahandi muri ya mafoto yawe, bakikugarura mu mafoto yawe bitewe na content turi gushaka gukora.
twebwe n'urugero niba dushaka gukora content uvuga y'ukuntu wakoramo se y'ukuntu wakoramo double click gutyo nyine n'urugero twebwe turahita tuza tudownloading umuntu ari muri Chrome murabizi abenshi mu bana ariko nabwo abatabizi ndaje mbiberetse turahita dufata n'urugero ino foto n'urugero reka nkwereke reka turebe indi foto nziza tuza gukuraho background igashoboka reka turebe n'urugero kadufate n'urugero ino video niba dushaka kugaragaza aka gatiketi n'urugero niba dushaka kuza kugaragaza aka kantu kari inyuma n'urugero ariko akantu yaba ari kabi reka tureba kandi kaza kuba ari keza cyane karushijeho kuba ari keza cyane n'urugero niba gushaka kuzana tukazana akangaka iri bara n'urugero rimeze gutya sibyo tukamera nk'abaryuzuzama ariko atari cyane noneho turahita tuza dukanda hano kuri ads overlay tuzana kandi kantu n'urugero tugiye kuzana aka kantu ariko ntigasa n'iri bara icyo tugiye gukora benshi mwaka kantu ntabwo mwari mukazi ariko umuntu wese ujya ukorera kuri no muyoboro wa YouTube ndakeka abizi uraza hano ngaho kuri remove bg biriho ko wakoresha CapCut yawe CapCut ni app nziza urahita ufata aka kantu kawe akangaka kagiye gusiba ugashyire ku ibara ushaka gusiba urabona ko kafashe ryabara ry'umweru niba karifashe rero uraza hano ngaha uraza hano ngaha ahangaha kuri aka kantu ugascrolling kugeza iri bara rigeze rivuyeho gutya byarangiye urahita uzo kandi kuri aka kantu rero nkuko nabikweretse uraza ugakandeho kugira ngo ugakirikeho akangaka uzugatereke ahantu ushaka n'urugero niba ushaka kugashyira hano n'urugero ushaka kugashyira hano nako kagiye kandi karasa neza tuze dukande kuri ads overlay niba uri mushyashya kuri no muyongo wacu wa YouTube ndagusaba gukora share comment kugira ngo ukomeza kubona n'urugero niba tugiye kuzana akangaka nako nta kindi tugiye kugenza turagakandaho ariko ubona n'ubundi kaje gafite ibara tudashaka kandi dufite irindi bara dushaka turahita duscrollinga hano ngaha uretse gatoya tuhita duscrollinga kuri rya bara ryacu tuzi hano ngaha kuri remove bg abenshi mumaze kuhabona hano ngaha urahakanda ukihakanda uraza hano ngaha kuri chroma key hano ngaha urahakanda nabikweretse urahita ufata kano kantu kazane hano ngaha kuri iri bara ugize ushaka n'urugero tukazanye kuri iri bara twe dushaka uretse gatoya iri bara bitewe n'ukuntu twinjiye dutinze reka twongere tukazane bitewe n'ukuntu twakazanye tugatinze kari kwanga kuvaho background ariko turagerageza nimwe dukorera ibyo twagezeho turabishimira mwebwe icyizere mudahwema kutugirira natwe tuba dukora kugira ngo turebe ko twagira icyo tubafasha twagira naho tubageza niba uri mushyashya kuri no murongo wacu wa YouTube ndagusaba gukora share kugira ngo ukomeze kubona video nyinshi zacu zitandukanye urabona ko gutya kano kantu kagiyeho tugiye kuzana kandi kantu nako kaza kuba ari keza n'urugero tugiye kuzana akangaka urabona ko tikagiye gusa n'iri bara ryacu ariko twege tugiye kurihasisha bitewe n'uko tugiye gukoresha ina app urabona ko twamanuye handi kuri rya bara twascrollinze urabona yuko kantu kagize niba tugiye kugaragaza ko washyira imeri mu mashini gutya turascrollinze sibyo twashyira imeri tuhite tuza hano ngaha duscrollinge tuza hano kuri ads
twongere tuzane akandi kantu k'agatrike cyane cyane kakabaye ka YouTube, byaba ari byiza. Ngakano nanakabonye, urabanza ugende muri Chrome yawe udownloadinge buri kintu cyose kimwe uza gukenera. Niba ari YouTube, abenshi bari n'abandi batazi kubishacinga, ndaje nabyo tubirebe, nabyo ndaje tubikoreho kugira ngo uze kuba uri sure yuko wakikorera akantu nk'aka. Ubona ko gutya urascrollinga kugeza iri bara rigiye, uzi hano ngaha k'akantu kawe ka scrolling ugafate neza ukazane hano ngaha. Ubona ko video yacu igize ute, irakeye cyane ndetse kurusha uko twabitekerezaga. Hano kandi ugascrollinga kaze hano neza. Niba ushaka no kwandika ko kuntuze scrollinge, hari benshi batazi no kwandika uko bikorwa. Kwandika nabyo wandikaho kandi bikaza kuza kuba bikeye. Urahita uza hano ngaha rero, hano urahakanda. Ukimara kuhakanda urahita uza hano ngaha hari add text, urahakanda. Ukihakanda urabona ko bakuzaniye text. Twebwe rero tugiye kwandika, urugero tumba tugiye kwandika ngo email gutya, niba tubyanditse gutya tukaba dushaka kubishyira hano ngaha kugira ngo birusheho kugaragara neza. Turafata n'amaboko yacu abiri n'ubundi nkuko tujya tubikora, scrolling tuzanemo hano nako gutya. Noneho turahita tuza dukande hano, turahita tuza utu tuntu twa pro turishyurwa bro, utazadukoresha ugasanga bibaye ibindi bibazo. Urahita uza hano ngaha ku downloading ntibyakunda, urahita uza hano kuri styles, hano baba bagushuka kugira ngo nudukoresha biba bisanga ube utwishyura, utatwishyura ntago byagukundira. Hano kandi tugiye guhitamo ibara tushaka kuza kukabonamo. Hano hari amabara menshi, ahubwo urihitiramo bitewe n'ibara ushaka kuza guhitamo. Hari ano mabara ari hasi, hari n'ahandi ngaha. Urugero twe niba dushaka guhindura tukaba dukanze hano ngaha, n'urugero ukaba byarangiye, turahita tuza dukande hano ngaha. Niba iri bara twarishimye tuze dukande hano ngaha. Ubu gutya ikintu cyacu cyagize ute, cyagiyeho. Kimara kujyaho rero nta kintu turi bukore hano ngaha. Niba dushaka gushyiramo akandi gatrike, turakupa hano, tuzi hano ngaha. Bari bampamagariye ariko nta kibazo, ndabanza mbakorere. Urahita dukanda hano kuri ads over, tuzi hano ngaha. Tukimara kuza hano ngaha turahita tuza hano, urabona ko n'urugero niba twahise maka, turahita tuza hano ngaha. Ariko ibi ndakeka bihagije, turahita tuza hano. Nari ntarabangiriza ariko ndagerageza mbanze mbarangirize kuko nimwe nkorera. Turahita tuza no kuri aka ngaka, n'urugero ariko urabona ko gafitemo ibara ribi cyane risebetse kandi ryatubangamira. Turahita tuzuminga gutya kugira ngo iryo bara ryacu tuze kuribona, tuzandi kuri remove bg. Turahita tuza hano duscrolling gutya. None urabona ko niba gutya byarangiye, turafata ka kantu kacu tukazane tugashyire hano ngaha. Urabona ko gutya byibura ikirango cyacu kibashe gusobanura ibi bintu, kudusobanurira ibi bintu. Ikintu turi bukore nta kindi, turahita tuza hano ngaha. Scrollinga hano, abatahazi reka mbabereke hano ngaha. Bikora kuri telefone ariko n'ubundi ushaka wakoresha amatushe, ariko njye amatushe mbabona mbangamiye kugira ngo mbashe kubibeka. Urahita uza hano ngaha kuri screenshot hano,
kuko twajya kugashyira muri add frame ibitwereka uko twagakoze, leta tuza dukande hariya kuri ntuza kuko ngitinda byari gupfa, tuze dukande hano ngaha dusikororinge tuzamura hano, tongere dusikororinge tumanura hano gutya, bityo tuza dukande hano ngaha kuri save. Urabona ko gutya ifoto yacu yagiye hehe mu ntuza. Mbo twakopye rero byose, tugiye noneho gukora ya ntuze ya indi ya nyuma.